السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، shimwe kuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabe n'abasangiranye ndobe n'abazamukurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushira mu bagaragu beza, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu kiganiro cyacu cy'ubushize twaganiriye ku bijyanye cyangwa se ibyaberaga mu nzu ya Firaun alayhi la'na, ari nabwo twaganiriye amateka y'uwari umugore we ukunzwe cyangwa se wakundwaga kurenza abandi. Uyu mugore rero akaba nta wundi ni Asiya bint Muzahim, mwene Muzahim. Akaba nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaramuvuzeho ibigo bitandukanye, ndetse tunasobanura yuko intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje yuko azaba ari umwe mu bagore b'abanyacyubahiro bazaba bari mu ijuru. Ntabwo rero turi bujye kure ibyaberaga mu nzu ya Firaun alayhi la'na, cyane yuko ibi byose tubivuga dushingira ku mvugo za Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'ibisobanuro bitangwa n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi ze zitandukanye. Uyu munsi rero ntabwo turi buze kuvuga ku ruhande rwo umugore wa Firaun, ahubwo turi buze kuvuga kumwe wari umukozi cyangwa se ku mukozi umwe mu bakozi ba Firaun alayhi la'na. Uyu mukozi rero nawe nta wundi cyangwa se nta kandi kazi yakoraga usibye gutunganya abakobwa ba Firaun alayhi la'na, kubareberera umusatsi, gutunganya ibyumba byabo ndetse n'amasuku mu buryo busanzwe. Ibi rero bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala nibigaragaza yuko buri wese n'umwanya we n'akazi ke n'uruhare rwe ashobora gukora ibishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ashobora gukora ibada, kabona yuko waba uri mu kazi tubona yuko ari akazi kari ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ka kazi gasuzuguritse, cyangwa se ako abantu babona yuko atari akazi gakomeye cyangwa se gaciriritse. Ibi rero ntabwo byakubuza gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala no kugira imyemerere nyayo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo rero Allah subhanahu wa ta'ala duha amakuru y'abantu nk'aba ngaba, uwari ushinzwe gusa gusokoza imisatsi y'abakobwa ba Firaun, nibigaragaza yuko nawe akazi ukora kari ko kose ushobora kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, uramutse rero witwaye nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abyifuza. Uyu mugore rero كانت تشتغل أو تعمل عند فرعون عليه اللعنة. هكذا كذي يقرأ usibye yuko yakoraga kwa Firaun, ariko nanone kugira ngo abashe gushakira abana be icyabatunga, cyane yuko uyu mugore yaramaze gupfirwa n'umugabo we, biba ngombwa yuko asigirwa responsibilities zo gutunga urugo muri rusange, harimo n'abana be. Biba ngombwa yuko ajya gukora kwa Firaun kugira ngo abashe kubona icyatunga abana be. Nkuko Firaun rero yarabizi neza, cyangwa se byabaga mu myemerere yiwe no myizerere yiwe, yumvaga yuko abakora bose iwe bagomba kwemera kimwe n'ibyo yemera, bakanahamya yuko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa usibye we. Ariko ibi ngibi rero hari bamwe mu bakozi be batigeze babyakira uko, bitewe yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaramaze kubahundagazaho iman mu bituza byabo. Ariko kanat imanuha sirra, usibye yuko imani y'umudamu yari imani yihishe cyangwa se itajya ku mugaragaro, khawfan, atinya yuko ashobora nawe kuzahura n'ibibazo nk'ibyo umugore wa Firaun witwa Asiya yahuye nabyo mu gihe yagaragaje ukwemera kwe ndetse anagushyira ku mugaragaro. Ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, iman iyo imaze kuzura mu gituza cy'umugaragu ntabwo yihishira, kabone nubwo utabivuga, ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe bishobora kugaragaza yuko wowe uri umwemeramana nyakuri kandi utanajegajegwa mu myemerere yawe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo umunsi umwe mu gihe yakoraga akazi ke nk'ibisanzwe,
arimo gusokoza umukobwa wa Firaun utigeze ugaragazwa amazina ye uwo ari we, cyane yuko natwe iyo tubwiwe yuko cyangwa se iyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobanuye gutya na gutya, ntago tuba tugomba kureza cyangwa kugabanya, ahubwo twakira ibyo Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze tutongereyeho. Mu gihe rero umunsi umwe yabaga ari mu kazi cyo gusokoza abakobwa ba Firaun, cyangwa se umwe mu bakobwa ba Firaun alayhi la'na, igisokozo kigwa hasi. Mu kugwa hasi aravuga ati bismillah, aravuga ati mu kugitora aravuga ati bismillah, ntangiye ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se niragije Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe ngiye gutora kino gisokozo. Ibi rero ntabwo byigeze byakirwa neza n'umukobwa wa Firaun alayhi la'na, kubera yuko kuvuga gusa ijambo Allah, Imana, mu nzu ya Firaun byabaga ari ikizira cyane. Rero wowe ukora hano mu rugo, ni gute ushobora kuba wavuga ngo bismillah, utangiye izina rya Mwenyezi Mungu, cyangwa kuki utavuga ngo ntangiye mbikoze kubera ububasha n'ubushobozi bwa Firaun, ahubwo ukavuga ati bismillah. Nibwo umukobwa akumubwira ati faman rabbuki, nyagasani wawe rero ninde, ko wavuze ngo bismillah ugiye gutora kino gisokozo? Ese ubundi hari indi mana wowe wemera itari dara cyangwa se atari papa wacu? Uriya mudamu aravuga ati Allahu rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki. Arambwira ati ngewe rero nta yindi imana nizera na nemera, ahubwo imana nemera ni Allah. Kumbwira ngo data wawe cyangwa se papa wawe niyo nyagasani, uko ntabwo ariko ngewe byumva, ahubwo ngewe numva yuko Allahu rabbi wa rabbuki, Allah niwe nyagasani wanjye, akaba na nyagasani wawe wowe, wa rabbu abika, nanone akaba na nyagasani wa papa wawe witwa cyangwa se wita data wawe. Allah subhanahu wa ta'ala ni nawe nyagasani we. Ibi rero yarazi neza yuko kuvuga amagambo nk'aya ngaya nawe adashobora kuba yamugwa neza, ari nayo mpamvu byamuviriyemo kwicwa, ndetse urupfu rubabaje cyane. Turi buze kurebera hamwe uko dukomeza kuganira iyi nkuru y'uyu mudamu. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Qur'an, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Nta kindi bahorwaga bano bantu, nta kindi cyatumaga babica, nta kindi cyatumaga bafatwa nabi, nta kindi gituma abantu bafungwa, nta kindi gituma abantu bazira ubusa, nta kindi kintu gituma abantu babangamirwa ku buryo babura n'amahoro n'ubuhumekero aho baherereye n'ibyo bakora, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, usibye yuko babemera Allah subhanahu wa ta'ala nyiri bushobozi, nyiri muhwe. Ibi rero ni nabyo uyu mudamu nawe yazize, kubera yuko yazize kuvuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyagasani we, ni nyagasani wa mukobwa, akaba ari na nyagasani wa Firaun alayhi la'na. Umukobwa rero byabaye ngombwa yuko nawe bumubabaza, yumva yuko papa we yambuwe agaciro yarakwiye guhabwa, niko kujya kubwira papa we ibyavuzwe n'uriya mudamu. Firaun nk'ibisanzwe rero nawe arababaragira agahinda kenshi, ategeka yuko uriya mudamu azanwa imbere ye kugira ngo byibura nawe ahamije neza ibyo yavuze, niba koko ari ukuri cyangwa se ashobora kuba yahindura indi mvugo. Uriya mudamu akimara kwegezwa cyangwa se kwegerezwa imbere ya Firaun, arabazwa ati man rabbuki, nyagasani wawe ninde? Mudamu aravuga ati Allahu rabbi, cyangwa se rabbi wa rabbuka Allah, nyagasani wanjye ngewe na nyagasani wawe wowe Firaun urimo kumbaza ikibazo, nta wundi rero ni Allah. Firaun akomeza kurakara bidasanzwe, ategeka igisirikare cye, cyane yuko yarazi guhana yihanukiriye, yari anafite uburyo bwinshi bunatandukanye yatangagamo ibihano. Kuri uyu mudamu rero yatanze igihano cy'uko bazana isafuriya ndetse bagashyiramo bakayuzuza amavuta bagacanira, kugira ngo kibe ari igihano ndetse n'isomo ku bandi bose bashobora kuba bava cyangwa se batinyuka kuvuga yuko Firaun atari nyagasani wabo. Uyu mugore rero baramufashe bamushyira aho agomba guhanirwa, ariko Firaun aravuga ati kugira ngo nkubabaze kurushaho nk'uko nawe umbabaje,
ategeka yuko babana yasize mu rugo be bane yuko nabo bazanwa nabo bagahabwa igihano nk'icyo umubyeyi wabo agiye guhabwa. Ibyo Firauni yabikoze ateganya yuko naramuka uriya mudamu yumvishe yuko bajya no kuzana abana be ashobora kuba byibura yahinduka cyangwa se agahindura imvugo aramira ubuzima bwe n'ubw'abana be. Ariko se bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala uko niko byagenze. Baradusobanurira baramubwiye bati in raja'ati ila dini fasa'asta'fu aw fasa'afu anki. Baramubwiye bati nuramuka uvuguruje ibyo wavuze ukagaruka mu idini ryanjye no myemerere yanjye biribuze kuba impamvu yuko nkubabarira. Wa in rafadti masiruki anti wa abnauki fi hadha alqidri aljahim. Ariko nanone nuramuka unangiye ukumva yuko uwo nyagasani wita Allah niwe nyagasani wawe, turibuze kureba hagati yawe cyangwa se hagati ye nanjye ninde uribuze kugutabara. Bityo rero igihano cyawe turi bukugenere nuko tukujugunya muri iyi safuriya y'ubuto bushyushye, ndetse ntabwo ari wowe gusa n'abana bawe bose amaherezo yanyu ari buze kuba muri iyi safuriya cyangwa se muri buno buto bushyushye butwika bidasanzwe. Umugore abitekerezaho fastaqarrat ala imanuha billah, ariko afata umwanzuro yuko agomba gukomeza kugira imyemerere itashegajega ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero atangaza yuko adashobora guhinduka no kuva ku byo yavuze. Firaun alayhi la'ana ategeka yuko batangira kujugunywa mu muriro. Niko rero bafataga umwana umwe bakajugunya mu muriro, umudamu bireba uburyo umwana we ashya apfa ari muzima, bagafata uwa kabiri bakanagamo gutyo gutyo kugeza ubwo bageje cyangwa se ubwo bageze bafashe akana gato kari akanyuma kabari akana konkaga, baragafata kugira ngo nako babashe kukanaga muri ayo mavuta muri uwo muriro utwika. Ibyo nta kindi Firaun abikoreraga bitewe yuko uriya mudamu yari amaze kugaragaza yuko yemera indi mana itari Firaun nk'uko yabyiyitiriraga. Umudamu rero akimara kubona yuko akana ke kagahinja ariko gafashwe kugira ngo kabashe kunagwa muri uwo muriro, yagize agahinda cyane kugeza ubwo rimwe na rimwe shayitani yatangiye kumukinamo cyangwa se kumuvugiramo ubwira uti byibura nubwo abandi bamaze kugenda rokora usigaye, cyangwa se byibura igaruka ibyo wavuze saba imbabazi byibura kugira ngo bashe kurokora ubuzima wa kano kana kawe kagahinja. Allah subhanahu wa ta'ala nibwo yahaye uyu mwana muto kuvuga, nkuko turi buze kubisanga muri hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwana muto w'uruhinja nibwo yabwiye nyina we, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubugenge ndetse anamuha kuvuga kiri uruhinja. Umwana aravuga ati isbiri fa innaki ala haqq. Ayo niyo magambo gusa umwana yavuze, umwana kuvuga bita birangirira hari. Yabwiye nyina ati amukomeza arambwira ati isbiri fa innaki ala haqq, mama ndagusaba yuko wakomeza kugira kwihangana bitewe yuko ni wowe uri mukuri. Ibindi byose bishobora kuba byavugirwa ahangaha, ibindi byose bagutegekera kwemera ntabwo usabwa kubyemera bitewe yuko ibyo byose ni ibinyoma, ariko inzira urimo niyo nzira y'ukuri. Isbiri fa innaki ala haqq, komeza ugire kwihangana nkuko wakugize ku bavandimwe banjye kubera yuko ni wowe uri mukuri. Umwana kuvuga birangirira aho ngaho. Umubyeyi akimara kumva amagambo akomeye nkariya y'igitangaza aturutse ku mwana w'uruhinja atateganya yuko umwana nk'ure yashobora kuba yavuga, cyane yuko umwana yonka akiri muto cyane, umugore rero zadat imanan ala imanuha, ukwemera ko yari afite kwarushijeho kwiyongera, akomeza nawe kuvuga yuko nta yindi imana ikwiriye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Nta kindi bano bantu babahoraga usibye yuko babahoraga kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, nyir'ubushobozi, nyir'ubutagatifu ndetse nyir'ugusingizwa. Aba rero nta bindi bakoze bikomeye, nta bindi byaha bakoze, ntawe batutse, ntawe bishe,
ahubwo nuko bagaragazaga ukwemera kwabo nyako ko Allah subhanahu wa ta'ala kudashidikanywaho. Umwana muto bamufashe nawe bajugunya mu muriro, hasigara wa mudamu. Firauni akomeza kumubaza ati ese na n'ubu ngo ntabwo urava kwizima kugira ngo tubashe kubarira, cyangwa imyemerere yawe cyari yayindi kugira ngo nawe ubashe gusanga abana bawe? Mudamu ati imyemerere yanjye ni yayindi, nta gishobora kuba cyampindura, ariko nanone niba koko wafashe umwanzuro kugira ngo nanjye unajye muri aya mavuta atwika yotsa muri ubu buryo, hari icyo nagusaba mbere yo kugira ngo ubashe kumpana nk'uko wabiteganyije. Arambwira ati ubusabe bwawe ni ubuhe? ما هي الحاجة التي تطلبها مني أو التي تطلبينها مني؟ نوبوها بالسبب ونسبة. مدام رفقتي أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد. نوبغو urimo kudutwika cyangwa se nubwo wafashe umwanzuro kudutwika ukaba wamaze gutwika abana banjye, ndagusaba yuko nanjye numara kuntwika yuko wakusanya amagufa yacu ayanjye n'ay'abana banjye ukayakusanya mu irimbi rimwe, cyangwa se ukaduhambira mu irimbi rimwe. Firauni aravuga ati ibyo ni ibintu byoroshye cyane, cy'ingenzi nuko gusa umva imbere ukavaho, ndetse n'undi wese wagira imyemerere nkawe akabasha kubona yuko ibi ngibi ari byo bihano azahabwa nawe. Niko rero umudamu yavuze ati nta yindi mana nemera usibye Allah subhanahu wa ta'ala, nawe abigenderamo, cyangwa se nawe anagwa muri ya safuriya yari irimo ubuto cyangwa se amavuta ashyushye cyane. Ibi rero handi tubivana usibye ko tubivana mu mvugo ino Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yakiriwe na Ibn Abbas. Intumwa iratubwira iti لما جاءت الإسراء والمعراج أو لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، mu gihe no Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarimo gutekereza abasangiranye ndobe ibyo yaboneye muri rya joro cyangwa se muri rwa rugendo rwe rwitwa al-Isra wal Mi'raj, rugana mu ijuru nkuko turubwirwa na Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Isra. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله تبقى ijoro niryo Allah subhanahu wa ta'ala nahimbazwe we watembereje inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ijoro rimwe amuvana ku musigiti mutagatifu wa Makka amwerekeza ku musigiti mutagatifu wa Al-Aqsa muri Palestine, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala muzamure iwe amwereke bimwe cyangwa se zimwe muri ayat, imwe mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urwo rugendo insha Allah mu mateka ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuzarusobanura mu buryo burambuye. Aha rero Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arimo kuganiriza abasangiranye ndobe ibyo yabonye muri urwo rugendo. Aratubwira ati mu gihe yari kuri urwo rugendo ari mu ijuru, atat alayya raihatun tayyiba, yumvishije impumuro nziza cyane, cyangwa se hari aho yageze yumva hari impumuro nziza cyane ku buryo Muhammad sallam ntiyigeze yifata kugira ngo abashe kubaza iby'impumuro aho ituruka, ndetse n'impumuro ishobora kuba ari impumuro y'iki. Nibwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaza Jibril, فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة طيبة. arabaza ati Jibril, iyi mpumuro nziza cyane ndi kumva ishobora kuba ari impumuro nyabaki, ni impumuro ituruka he, ni impumuro ki? Byumvikane ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari umuntu n'ubusanzwe akundaga kwitera imibavu ihumura, bityo rero kumva impumuro nziza kuri we ntabwo byari ibitangaza. Ariko akimara kugera ahantu nk'aha ngaha yumva impumuro idasanzwe atigeze yumva ahandi, niyo byamuteye rero kubaza Jibril ati ma hadhihi ar-raiha at-tayyiba allati ashumuha, ese iyi mpumuro nziza ndi kumva ndi guhumurirwa yaba ari impumuro nyabaki? Jibril aramubwira ati hadhihi raihatun mashitatun ibnata fir'aun alayhi al-la'na. aramubwira ati iyi mpumuro rero ntabwo ari impumuro y'ikindi kintu, ahubwo ni impumuro y'umudamu
cyangwa se y'umugore wakoraga akazi ko gusokoza abana ba Firaun alayhi al-la'na. Iyi rero ni impumuro ye ndetse n'impumuro y'abana be, mbese ni impumuro yavaga muri ya magufa cyangwa se muri bya bisigazwa. Ntabwo dushobora gukoresha ibisigazwa ku bantu nk'aba ngaba Allah subhanahu wa ta'ala yishimira cyane, yanavuzeho amateka akomeye mu gitabo cye kitagatifu. Mbese na magufa y'abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala beza yasohoraga cyangwa se yatangaga umuhumuro mwiza cyane, kugeza ubwo Jibril amubwira ati iyi ni impumuro ya wa mudamu wasokozaga abakobwa ba Firaun, ndetse ikaba nanone ari impumuro nziza ituruka ku bana buriya mudamu. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yari azi neza uyu Mashita ninde, cyane yuko atigeze abaho mu gihe kimwe n'uriya mudamu cyangwa se mu gihe cya Firaun. Niko kubaza ati wa masha'nuha, ese uyu mudamu yakoze iki? Niki gituma uyu mudamu kano kanya urimo kunganirizaho yuko ni impumuro ituruka kuri we? Uyu mudamu yakoze iki, cyangwa se uyu mudamu ni muntu ki? Fadhakara qissataha, nibwo Jibril alayhi assalatu wassalam yatangiye gutekereza amateka y'uyu mudamu, amusobanurira ibyabaye n'impamvu yatumye Firaun alayhi al-la'na afata umwanzuro wo kumutwika, kugeza mu gihe arimo kumutekereza iyo nkuru, kugeza agejeje ku nkuru ivuga ati uriya mwana muto Allah subhanahu wa ta'ala yamuhawe ubushobozi bwo kuvuga akiri uruhinja, aravuga ati ya umma cyangwa se ya amma, mama wanjye cyangwa se mama umbyara, iqtahimi fa inna adhaba ad-dunya ahwanu min adhab al-akhirah. Aravuga ati mama wanjye komeza wihangane ndetse ukomere, kubera yuko ibihano tugiye guhabwa hano ku isi byo gutwikwa mu mavuta mu muriro ni ibihano byoroheje ugereranyije n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatahamat, biba ngombwa yuko wa mudamu akomeza kugira igihagararo ndetse no kwihangana ndetse no kwihanganira bya bihano yarebeshaga amaso undi wese atakwihanganira, ariko we abyihanganira bitewe yuko yashakaga impuhwe ndetse no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhuma aratubwira muri hadithi ye ntagatifu, aravuga ati takallama arba'atu sighar, aravuga ati ni abana bane gusa b'impinja bavuze, cyangwa se ku isi abana bavuze bakiri bato batari mu kigero cyo kuvuga ni abana bane. Aravuga ati Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, wa mbere wavuze akiri muto ari uruhinja, wa mbere ni Isa cyangwa se ni Yesu mwene Maria, Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire. Wa kabiri aravuga ati sahibu Jurayj, uyu ni umwana nawe witwa cyangwa se wiswe sahibu Jurayj. Insha Allah nituganira cyangwa se nidukomeza kugira ibindi biganiro tuzaganira mu bihe biri imbere, tuzaza gusobanura nanone iby'uyu mwana sahib Jurayj. Ariko nanone Abbas aradusobanura muri hadith, aravuga ati uwa gatatu nanone ni shahidi Yusuf, ni wa muhamya watanze ubuhamya mu gihe cya Yusuf alayhi salatu wassalam. Mu mateka ya Yusuf twarabiganiriye, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisahu qudda min duburin فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت فصدقت وهو من الكاذبين. umwana rero Allah ntabwo yigeze avuga amazina ye, ni nayo mpamvu Ibn Abbas yavuze ngo ni shahidi Yusuf, ni wa muhamya watanze ubuhamya mu gihe cya Yusuf. Umwe wavuze ati nimurebe nimusanga ikanzu ya Yusuf cyangwa umwambaro wa Yusuf wacitse imbere, biragaragara yuko uriya mudamu araba ari mukuri ndetse na Yusuf araba ari mu bunyoma, kubera yuko ntabwo waca imwenda imbere usibye yuko wawushaka gukora igikorwa kibi kigayitse ndetse cy'ubusambanyi. Ariko in kana qamisahu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, nimusanga nanone umwambaro wa Yusuf wacitse inyuma, mumenye yuko uriya mudamu niwe ubeshya kandi Yusuf niwe uri mukuri, kubera yuko ntabwo washaka gufata umuntu ku ngufu ahubwo nguce imyambaro yawe inyuma. Ibn Abbas aratubwira ati rero aba nibo bana bane bonyine bavuze bakiri bato,
Isa alayhi salatu wassalam, sahibu Jurayj ndetse na shahidi Yusuf, uwa nyuma rero akaba ari ibn Mashita ibnata Fir'aun. Ni wa mudamu, umwana wa mudamu wakoraga akazi ko gusokoza no gutunganya imisatsi y'abakobwa ba Fir'aun alayhi al-la'na. Aha rero niho tugarukiye amateka yacu y'uyu mudamu. Allah subhanahu wa ta'ala akomeze amwishimire, ariko nanone bimwe kunguka mu mvugo nk'izi y'isi cyangwa se mu mateka y'ahangaha ni qimmatu sabru ala al-adha, ni uburyo bwo kwihanganira bikomeye ibizazane n'ibibazo ushobora guhura nabyo, aho ushobora kuba wananagwa no mu muriro cyangwa se kwicwa kugira ngo ubashe kuva mu myemerere yawe myiza n'imyizerere yawe ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo ukemera kuba wahura n'ibibazo ibyo ari byo byose nta wundi, ahubwo urimo kuramira ukwemera kwawe, unaramira izina rya Allah subhanahu wa ta'ala yuko ryakomeza kuba hejuru. Tunamenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ashobora kutureka atatugerageje kugira ngo abashe kubona ko ukwihangana kwacu ndetse n'ukwemera kwacu kumeze gute. Allah aravuga muri Qur'an, wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Ntabwo tuzakomeza kubagerageza tubaha ibigeragezo bitandukanye kugira ngo tubashe kumenya ni bande banyakuri muri mwebwe, ni bande bihangana muri mwebwe, ni nabande bigwari muri mwebwe. Ariko ibyo byose rero tuzaba tubikora kugira ngo tubashe kureba abihangana ndetse banafite n'umutima wihangana bya nyabyo. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Tuzabagerageza tubateza amakuba, tubateza inzara, tubateza impfu za hato na hato, tunabambure abo mukunda cyangwa se bamwe mu bo mukunda, tunabambura umutungo, tugabanya umutungo wanyu, ariko ibyo byose nta kintu tubikorera. Wabashir as-sabirin, tubikora kugira ngo tubashe ko twareba ni bande koko bihangana muri mwebwe kugira ngo bazahabwe inkuru nziza kwinjira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muri hadith yakiriwe na Sa'ad ibn Abi Waqqas aratubwira ati, nabajije na Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni ayu nasu ashaddu bala, ninde cyangwa se ni bande mu bantu babona ibigeragezo ndetse n'ibizazane kurenza abandi. Na Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aramusubiza ati, qala al-anbiya, abantu bahuye n'ibizazane n'ibigeragezo bikomeye n'abahanuzi n'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, thumma al-amthalu fal-amthalu, ndetse n'abandi baje bagaterekeranye mu cyabo, n'abandi bashobora kuza bakigana ibikorwa by'izo ntumwa. Abo bose rero bahura n'ibizazane, bahura n'ibigeragezo, bahura n'ibihano hano ku isi, ntabwo babura barwanya, ntabwo babura bateza ibibazo. Ariko ibi byose rero nuko inna Allah idha habba 'abdan ibtala, mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala yakunze umugaragu rero amuha ibigeragezo bitandukanye kugira ngo byibura abashe kureba n'ingano ki yo kwihangana kwawe ufite. Uku rero nako dusoje amateka y'uyu mudamu. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza mwishimire, wakoze agakazi ndetse n'igikorwa gikomeye cyane imbere y'igikomerezwa nka Fir'aun alayhi al-la'na, amwereka yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa bya nyabyo usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yaduha gushikama ku myemerere yacu, ndetse akanaduha guhora bwuma ku byo twizera, tunakomeza kuzamura izina rya Allah subhanahu wa ta'ala, tunamutangaza hose, tugaragaza yuko nta yindi koko mana ikwiye gusengwa bya nyabyo usibye Allah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.